uri kugaragaza yuko uwera nyamara utera nubwo bigoye cyane ko muvimuzi muvugaho kubw'ibikorwa bye byinshi by'indashikirwa bisukiranya gusa reka nanzike gutya niko ye uyu ninde ariko nawe waziza cyane uyu ni mwarimu Ssozi Joram none se ni muntu ki aya aho nabajya gusudira ibidasudirika aya rwose aho ndayamanitse ibyo bitewe nuko rero umuzi gusa ntumusobanukirwe nta kindi kera kirabura gitumye negera mikoro muri uyu mwanya usibye gutuma usobanukirwa byinshi kuri mwarimu Ssozi Joram mwakunze cyane kandi muri benshi muri korali Ambassadors of Christ. Reka da kagira inkuru Ssozi Joram kona kagombe tuva wano umutwe we ubitse byinshi byerekeye umuziki utabasha gufotoza ubwenge bwawe ngo ubibone dore ko n'akazi ke ariho gashingiye. Ssozi Joram umwanditsi w'indirimbo, umuhanzi, umutoza mu kuririmba, ikindi kandi ni umuproducer utunganya umuziki. Sinatinya kumwita Lucifer gusa ataraba Satani, ndavuga akiri mu ijuru. Gusa mvuze ibi byose nkirengagiza ijwi ryiza rya tenoro cyangwa se tenari bitewe nuko bivuga sinaba ngeze ku ntego. Yahamagaye ububashabwe razarava mu gituro ari muzima. Ssozi Joram umusazi w'imyaka 54 uririmba, ijwi rye warihuza n'imyaka ye ugasanga bidahura habe namba, kuko sinatinya kuvuga ko ari ijwi ryiza ry'uruhemure ryuje icyanga rikanaryohera abaryumva. Ahari byarushaho kumvikana neza ari uko iyi nkuru ndimo nkubarira uyibariwe na Ambassadors of Christ. Korali Ambassadors of Christ kuva kuri zero, nta mutoza, nta n'uwo kwicurangira, yewe nta n'uwo kuyandikira indirimbo. Ssozi yahagera akabica bigacika kugeza atumye iyi korali ndavuga Ambassadors of Christ yigwizaho abakunzi bikarenga mu Rwanda no mu bihugu byose bya Afrika y'Iburasirazuba, kugeza iyi korali gisanze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera uyu mugabo. Ndabizi abenshi mutekereza ko Ssozi Joram ari umunyarwanda bitewe n'uburyo agaragara, gusa siwe ahubwo ni umugande. Ariko se ni gute yageze mu Rwanda? Ikindi se byagenze bite ngo ahinduke nk'umuririmbyi wa Ambassadors of Christ kandi ari umugande? Kari mu kiganiro ku buryo burambuye. Njye nitwa Obedi Rugwiro, uhawe ikaze. Ssozi Joram Akagombe kavuze ensinge cangade umuyaga guhise n'inyange kakanye. Karibu nanone mu kiganiro ku buryo burambuye. Aha dutangiriye ni mu gihugu cya Uganda, aho mwarimu Ssozi yiberaga, gusa muri icyo gihe ndavuga mu mwaka w'1982 Ssozi Joram n'abavandimwe be bumviraga radiyo mu cyo bitaga short wave, bityo bakabasha gukabuta amaradiyo yose yo ku isi. We n'abavandimwe be urushiye ntibigeraga barukura kuri radiyo Rwanda kandi batarumvaga ibyo bavugaga, ndavuga ko batari bazi Ikinyarwanda. baseba ne banyabo ensonga yeno. Radiyo Rwanda yakumbuje Ssozi Joram igihugu cy'u Rwanda ndetse aranagikunda cyane. Yewe ngo muri icyo gihe yabonaga akazuba karenze ati yo dore akazuba we gatashye mu gihugu cy'u Rwanda disi. Ibyo byose byamuteraga kumva ko u Rwanda ari igihugu cyiza ndetse igihugu yumva akunze cyane. Ese ubundi ni gute yaje kugera mu Rwanda? Mwarimu Ssozi yageze mu Rwanda mu mwaka w'1997 aje gutoza korali Ambassadors of Christ, birangira ahindutse inkingi ya mwamba muri iyi korali. Ku ijwi rye ryiza rya tenoro atinginga, adahendahenda, yewe atanagoragora. Dore uko noneho mwarimu Ssozi yaje kugera mu Rwanda.
mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatanu ubwo korali Ambassadors of Christ yashingwaga, ahanini yari igizwe na benshi mu banyarwanda bahoze ari impunzi zarahungutse zivuye mu gihugu cya Uganda, harimo uwitwa Gatare, Hunde ndetse n'abandi. Gusa muri abo bari bagize iyo korali Ambassadors of Christ haje kuvamo umukobwa umwe wasubiye mu gihugu cya Uganda gukurikirana ibijyanye n'amasomo kuko yaravuyemo adasoje. Ubwo uwo mukobwa yavaga mu Rwanda muri korali Ambassadors of Christ yari yayisize iri mu manegeka kuko iyo korali ntabwo yari ifite umutoza wo kwicurangira yewe ntabe n'uwo kuyandikira indirimbo. Uwo mukobwa ubwo yageraga mu gihugu cya Uganda yasanze umuhungu bari barakuranye muri Uganda, amubwira ibya korali Ambassadors of Christ ndetse amubwira n'uburyo iyo korali yabuze umuntu wo kuyifasha mu bijyanye no kuyitoza kuyicurangira ndetse no kuyandikira indirimbo. Bityo uwo yabibwiraga ahita ajya kureba Ssozi Joram wari inshuti ye kuko we yari azi kuririmba gusa atazi gucuranga. Bityo Ssozi aba yisanze mu Rwanda muri korali Ambassadors of Christ gusa atazi Kinyarwanda. Buke buke Ssozi Joram yagiye yimenyereza ururimi rw'Ikinyarwanda birangira rumenye, ndetse biramworohera cyane mu gutoza korali Ambassadors of Christ ndetse anayifasha mu bijyanye n'imiririmbire, harimo no kuyigisha indirimbo ndetse no kuyicurangira kuko nyine Ssozi Joram yari afite ubunararibonye mu bijyanye n'imiririmbire ndetse n'imicurangire. Gusa ntiyari impano ye yari yarakuye ku babyeyi, ahubwo yari impano yakuye ahandi hantu. Umva aho yayitoye. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatandatu ubwo muri Uganda habaga intambara, agace Ssozi Joram yari atuyemo ntabwo hakundaga kuba intambara, ahubwo hakundaga kwibera amahoro. Bityo rero abantu benshi bahungira muri ako gace. Muri abo bantu benshi bahungiye muri ako gace hahungiyemo umudamu wari umwarimu mu bijyanye na muzika, akajya asengera aho Ssozi Joram yasengeraga, ndetse uwo mwarimu ashinga korali kuri iryo torero nyine Ssozi Joram yasengeragaho. Bityo yajya abatoza Ssozi Joram akamukurikira bya hatari, nawe rero birangira amenye amanoti ndetse amenya no gucuranga inanga. Nyuma yo kumenya byinshi ku bijyanye n'amanoti, noneho Ssozi Joram yamenyeje kuririmba ndetse ahita yiha intego yo kuzagira abantu benshi yigisha kuririmba. Guhera ubwo yatangiye kugaragara imbere y'abantu abigisha kuririmba, aho mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda yavuye mu cyaro ajya mu mujyi ashinga korali yitwa The Living Hope Choir. Birangira mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na karindwi noneho aje muri Ambassadors of Christ kugeza na n'ubu agitoza. Ndetse Ssozi Joram akaba ari we wandikira korali Ambassadors indirimbo zose bafite. Gusa mu busanzwe Ssozi Joram akunda kuba muri Uganda, aza mu Rwanda rimwe na rimwe, dore ko aho muri Uganda afite studio itunganya umuziki. Ssozi Joram yagize uruhare ruhambaye cyane mu gutoza korali Ambassadors of Christ, dore ko hari bamwe mu baririmbyi bahindutse nabo abatoza bakomeye bitewe na Ssozi Joram. Kuri ubu mwarimu Ssozi Joram afite umugore n'abana babiri. Ikindi kandi mwarimu Ssozi Joram yamamaye cyane mu bijyanye no gutoza mu kuririmba. Usibye hano mu Rwanda muri korali Ambassadors of Christ hari n'andi makorali menshi atandukanye yo mu bihugu bitandukanye atoza, nk'ayo mu bihugu nka Zambia, Tanzania ndetse n'ahandi. Mwarimu Ssozi kandi ni umuhanzi uririmba ku giti cye, aho afite indirimbo nyinshi zitandukanye ndetse ziri mu ndimi zitandukanye. Afite iz'igiswahili, yote ni ya Yesu, mama, nifanane na wewe ndetse n'izindi. Mwarimu Ssozi kandi nk'umugande afite indirimbo nyinshi zitandukanye z'urugande, harimo obugambo bwa fe, ndi muto, waliwo oluyimba ndetse n'izindi. Ikindi kandi afite nyinshi zo mu Kinyarwanda zirimo Yesu niwe rutare, komeza icyo ufite, n'indi yakunzwe cyane ndetse igakundwa n'abatari bake, amahirwe ya kabiri.
mwarimu Ssozi azikoresha indimi zitandukanye zirimo Igiswahili, Icyongereza, Ikinyarwanda, Ikinyankore, gusa ubu ngubu akaba ari kurwana n'Igifaransa kugira ngo nacyo kiyongere mu ndimi azi gukoresha. Reka tugushimire cyane wo twari kumwe. Nk'ibisanzwe ngiye ari Obedi Rugwiro. Iyi ni Rugwiro Empire. Wowe wakanze subscribe, ukandika comment, ugakanda like, ni inkunga ikomeye cyane, Imana ibiguhera umugisha. Mukomeze kugira ibihe byiza, naho ubutaha.